Inyamaswa y'inkura ni inyamaswa nini ipima ibiro 2,300 ku nkura y'ingabo n'ibiro 1,700 ku nkura y'ingore. Inkura ni inyamaswa zitunzwe no kurya ibyatsi, zikaboneka cyane ku mugabane wa Afurika ndetse n'umugabane wa Aziya. Inyamaswa y'inkura y'ingabo ibasha kwiruka ibirometero 40 mu isaha. Ikindi nuko habaho inkura z'amoko abiri, inkura y'umukara n'inkura y'umweru. Inkura y'umweru ibasha kubaho imyaka 40 kugeza ku myaka 50, mu gihe inkura y'umukara yo ibasha kubaho igihe gito ugereranyije n'inkura y'umweru, kuko yo ibaho imyaka 35 kugeza kuri 50. Inkura zo muri Aziya no mu Buhinde, urugero nk'iyo bita Sumatran, zibaho hagati y'imyaka 30 na 40. Urumva ko zo zibaho igihe gito ugereranyije n'izindi. Naho inkura yabayeho igihe kirekire yabonetse muri zoo ya Nogisoville, ikaba yarabayeho imyaka 56. Urumva ko inkura ibasha kubaho imyaka myinshi mu gihe iba muri zoo cyangwa se aho bororera inyamaswa. Ni ukuvuga ngo inkura yigeze igihe cyo kubangurirwa cyangwa se igeze igihe cyo kubyara ari inkura y'ingore, ingabo ikaba yabibonye, ingabo zirabirwanira cyane, zikamara umwanya ziri kurwana, ziyumvana imbaraga, irushije indi mbaraga niyo ijya kubangura ya nkura y'ingore. Inkura y'ingore kandi ibasha kwima ifite imyaka 4 kugeza kuri 5, hanyuma ikabyara ifite byibura imyaka 6 n'igice kugeza kuri 7. Naho inkura y'ingabo ibasha kubangurira ifite imyaka 10 kugeza ku myaka 12. Urumva ko uburyo bw'imyororokere y'inkura nuko nguko buteye. Y'ingabo yifite imyaka 12 itangira kwiyumvamo imbaraga no kurwanira teritori cyangwa se agace igomba kuyobora, ndetse ikajya ibangurira inkura z'ingore ziri muri ako gace. Nuko nguko inkura zibayeho. Iyo inkura iramutse ihuye n'izindi nyamaswa, urugero nk'intare, birarwana, ariko cyane cyane intare zigerageza kwataka inkura, inkura ikirwanaho ikoresheje ihembe ryayo. Uburyo bwo kurwana bw'inkura nta bundi uretse gukoresha ihembe ryayo risongoye, ritereye neza neza hejuru y'amazuru. Ni ukuvuga ngo nibwo buryo ikoresha, kandi inkura igira umujinya cyane, yibonye ikintu kije kiyisatira irakirukankana. Yaba ari imodoka irayirukankana, ndetse zaba ari intare nazo ikazirukankana, kuko inkura izi neza ko umwanzi wayo ari intare. Yibonye rero intare irayirukankana. Hanyuma intare nazo kubera ko ni inyamaswa mbi, zidakunda kuvirira cyane, iyo ziri mu muhigo ni inyamaswa ziba ziyaminiya, zataka inkura. Hanyuma inkura nayo ikagerageza kwigwanaho ikoresheje amahembe yayo. Ni ukuvuga ngo iramutse ikubise ihembe intare rikinjira, irazunguza ikazamura hejuru, kandi intare ikomerekejwe n'ihembe ry'inkura nayo ibihuye n'ibyago, kuko ntabwo bipfa kuyorohera ngo cya gisebe kizakire. N'ubundi intare ikomeza kubaho irwana na rwa ruguma kugeza nayo ipfuye. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo intare izakire uruguma yakomerekejwe n'ihembe ry'inkura. Mu bwami bw'inyamaswa rero, cyangwa se mu ishyamba, mu maparika agiye atandukanye,
haba harimo urugamba rutoroshye, inyamaswa ziba zigwana n'izindi, irusha indi imbaraga ikayirya. Niyo mpamvu ahangaha intare zihereranya inkura, ziyifatiranya n'uko inkura yafashwe mu byondo zirimo gushaka kuyifatiranya n'uko inkura yafashwe mu byondo, ariko nyine inkura ivuye mu byondo igerageza naho gukomeza kwigwanaho. Yirwanaho gute? Yirwanaho izivudukana, igerageza gukwepana nazo kugira ngo zitayirya. Ubundi amayeri intare zikoresha kugira ngo zibe zarya inkura, zirayurira. Iyo zibashije kuyurira, zimwe zikajya ku mugongo, izindi zigafata amaguru, inkura ziba ziyishoboye. Ariko y'intare iturutse aho inkura iri kureba, inkura yirwanaho ikoresheje amahembe yayo. Inkura irikaraga ikizengurukaho paka igerageje gukubita ihembe intare. Intare nazo ni inyamaswa zikunze kwihagararaho. Intare iriruka ariko ntabwo ishobora kujya kure, iguma hafi kugira ngo igomeze icunge. Hanyuma y'inkura ifite umwana, intare zicunga wa mwana akaba ariwo zirukankana, kuko umwana w'inkura bataragira imbaraga nyinshi zibasha guhangana n'intare. Ubwo rero harimo icyana cy'inkura kiba gihuye n'ibyago, kuko intare zirwanira gufata cya cyana cy'inkura kuko ziba zibonye aho zishoboye. Naho inkura nini yo igerageza kurwana yirwanaho. Cyane cyane intare icunga inkura, yabona itari kumwe na nyina ikabasha kugira ute? Ikabasha kuyifata, ikaba irayirukankanya. Hanyuma intare nazo rero iyo zibonye inkura zirahunga, ariko ntabwo zijya kure, zigerageza kuba ziri aho hafi kugira ngo zibashe kugira gushaka ko zagira iyo zirobamo, cyane cyane ku nkura zifite abana. Urabona ko hano bari urugamba rutoroshye. Inkura ziba ziri ku rugamba n'intare, kimwe n'izindi nyamaswa nazo ziba ziri ku rugamba n'intare, nuko zihora mu rugamba, ntabwo zijya zituza. Niyo mpamvu ba mukerarugendo bakunze kujya mu maparika agiye atandukanye gusura inyamaswa. Nta bindi baba birebera, baba banejejwe no kureba uburyo inyamaswa ziba ziri mu ntambara zirwana, iyirushije indi imbaraga ikayirya, iyirushije indi imbaraga ikayirukankana. Baba bari aho ngaho nyine bibereye aho bafotora, bafite amakamera yabo, binjoyinga, abafite amarangamutima barira, abandi banezerwa. Niyo mikino ibera mu maparika agiye atandukanye. Hanyuma intare yihuye na kasongo intare nyine yirukanka na kasongo, kuko kasongo ntabwo ishobora kunesha intare. Urabona izi ngizi zo zitunzwe no kwibera mu myobo, zibera mu myobo, igerageje kugera hanze intare zirayirukankana. Ari nayo mpamvu intare buriya igenda gake gake, cyane cyane yabonamo ibyana ikabyirukankana. Urabona hano irabivudukanye ikaba irayifasha, ihita iyifata, izindi zikirukankira mu mwobo zikirenzaho ibitaka, nuko zigenda zirwana, muri make zirwanaho, izindi zikirukanka, intare zikazivudukaho. Urabona hano ifite mu kanwa yayifashe. Nta kundi rero izi ngurube z'ishyamba nazo ziba zihuye n'ibibazo zihuye n'intare. Hanyuma inkura yihuye n'inzovu bigenda bite? Inkura yihuye n'inzovu bigerageza gukina, nta rundi rwango ruba rurimo, ntago birwana cyane, ni nko kwiyumvanamo imbaraga, ubundi zikibera inshuti, ntago zigirana amakimbirane cyane.
inzovu n'inkura nta makimbirane menshi zigirana nk'uko inzovu yagirana amakimbirane n'intare. Ariko nanone inzovu ihabura inkura, hanyuma inkura yihuye n'imvubu bigenda bite? Inkura yihuye n'imvubu, imvubu igerageza guhabura inkura kubera ko imvubu ifite urwasaya runini cyane rurenze urw'inkura, kandi imvubu mwibuke yuko ibasha kurya ibyatsi, ikaba ari na karinivore ibasha kurya inyama. Urumva ko rero ni inyamaswa zigerageza kwihagararaho, ariko nanone akaba ari inyamaswa z'inyamahane, icyo zibonye zirakirukankana. Turabashimiye kuba mwadukurikiye kuri Hospitality TV. Mukore subscribe abatarayikora, bayikoze namwe mukore like, ino video muyirayikinge ndetse muyisharinge ku bantu benshi, dukomeze twubake Hospitality family. Turabakunda cyane kandi twishimira kugumana namwe, mukomeza mutwereka ko turi kumwe, muduha comment, mutugezaho ibyifuzo n'ibyo mwifuza ko twakomeza kubagezaho. Turabashimiye cyane, mwari kumwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe.